Ikinamico ivuze ibintu byinshi cyane kuko nyine no buzima busanzwe bwo mu buzima buhoraho bwa muntu, tugaragaza imico n'imyitwarire n'uburere mu banyarwanda, muri sosiyete nyarwanda. Ni ibihe bintu bitangaje byakubayeho kubera ko uri umukinnyi w'ikinamico? Ni byinshi ariko umuntu yavugamo bikeya. Icya mbere ni uko bigira icyo bimarira nanjye iyo numva hari ubutumwa ntanga muri sosiyete nyarwanda, hari abanyigiraho, hari abakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza bishingiye ku butumwa tuba twatanze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko umuntu akuramo imibereho, umuntu akabona icyo kurya cyangwa se icyo gukoresha ikindi akeneye mu buzima busanzwe. Zari inzozi zawe gukina ikinamico cyangwa byarakugwiririye? Ntabwo byangwiririye kuko nakuze mbikuriyemo. Mu rugo iwacu mama yarabikoraga, nabikuriyemo, ntabwo rero byangwiririye kuyikina. Mama we yabikoraga ku ruhe rwego? Yari umukinnyi, yari umwanditsi, byari bimeze bite? Murakoze cyane. Nabikuriyemo kuko mama yabikoraga, yari umwanditsi w'ikinamico, ikinamico ndende ndetse n'ibitabo by'inkuru ndende n'amakinamico asanzwe yo kuri radiyo Rwanda. Ubwo ninde? Mukahigiro Perpetua. Ni umwe mu banditsi bakomeye cyane abantu bamenye. Yego. Tunyuremo urugendo uburyo yagiye agutoza kwinjira muri uyu mwuga. Byatangiye mu rugo afite itorero ryitwaga Umwangange, turikuriramo tukajya tujya kubyina, bakadutoza gukina ikinamico ahantu habaye wenda nk'ibirori, ahantu mu marushanwa, ayo twagiye dutsindira menshi uretse ko ntayibuka. Dukura gutyo tubikuriyemo, adutoza kuzikina kugeza ubwo tubyinjiyemo natwe noneho mu buryo buri kinyamwuga, dutangira kubikora kinyamwuga. Ari jye wari n'abavandimwe banjye, ntabwo ari jye gusa, ndetse n'abo mu muryango benshi, hanyuma tubyinjiramo rero tubikoreramo gutyo. Yarandikaga wowe uyu munsi ahantu tukumva nk'umukinnyi, ese kwandika nabyo wari watangira kubigerageza? Nta na kimwe ndasohora ariko ndabikora. Ndabikora, ndandika, ariko igihe kizasohokera kizasohoka ntabwo namenya ngo ryari, ariko ndandika pe. Ariko amakinamico n'imivugo narabikoraga, nigeze kubikora. Imivugo nkiga muri segonderi narayanditse irasohoka. Hari n'umuvugo nigeze gutsindira muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yavugaga ku burere bw'umwana w'umukobwa, narawutsindiye mba mu wa mbere mu rwego rw'igihugu, ni mu mwaka w'ibihumbi 2000. Urumva ko ari kera cyane. Amakinamico nanditse imwe ariko ntiyasohotse, ntabwo yasohotse. Haciyemo ubuzima bugoranye bituma bidashoboka gusohoka. Naho ibitabo byo nta na kimwe ndasohora ariko ndabyandika. Ubwo waje kwinjira muri Museke we ute? Ko ari naho abantu bakuzi, wabaye ikirangirire. Yewe undi ntangira gukina ikinamico muri rusange, nabitangiye mu mwaka w'2000. Nakinaga mu Runana ariko rugitangira. Runana narukinyemo natangiye nitwa Odeta, bigeraho mbona bigiye kumbuza gukora ikizamini cya leta kuko nari mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Ndabihagarika, nongeye kubisubiramo nyuma ngarutse muri Museke we igihe yatangiraga ntangirana nayo. Ubwo rero natangiranye nayo kugeza n'ubu ndacyari kumwe nayo, kandi rwose biranshimisha kuba ndi umumaro mu gihugu cyanjye. Ubwo abumva Urunana uyu munsi niba bumva Muganga Odeta ukinwa na Jeannette, niwe watangiriye role? Yego. Ni Odeta uriya watangiye iki? Natangiye ndi Odeta. Natangiye ndi Odeta umugore wa Shyaka. Yego. Ariko ntago nabimazemo igihe nta n'ukwezi kwashize, kuko twari dutangiye ama examen nahise mbivamo, mbona bitazashoboka. Icyo gihe bansimbuza undi, nawe akinaho igihe gitoya aragenda kuko yaragiye mu mahanga. Ubu nibwo hagiyemo ntabwo rero ubu nyikurikirana cyane, ntabwo nzi urimo, ariko nzi ko ari Jeannette ngira ngo niwe ubikora, niwe mperuka akinamo, ari Odeta umugore wa Shyaka. Ubundi biri ntabwo mbiheruka, ariko bitangira bijya gutangiranye n'iyo role. Nyuma nsimburwa n'uwitwa Elise.
ese byari bimeze bite wumva hari impamvu zumvikana yego zatumye ureka iyo role ariko bimeze bite nyuma yo wumva role wari watangiye utakiyikora? Byarambabaje kuko numvaga nyine nishimiye kumva ko numvikana kuri radiyo z'igihugu, byari bishimishije, ariko nanone cyari kindaje ishinga n'amasomo yanjye ko nagombaga gukora ubuzima bwanjye. Ikintu cyanambabaje nuko nakomeje mu kurangiza ayo masegonderi kujya kwiga muri universite sinkomereza ibintu by'ubuvanganzo cyangwa ibintu by'umuco nk'uko mu byo nari ndimo, ariko mu busanzwe biturimo mu maraso n'itara. Iyo njya kubyiga wenda byari kuba byiza kuruta, ariko Imana ibifite umurongo yageneye umuntu. Mu gifaransa baravuga ngo rome propose Dieu dispose, tuba dufite ibyo duteganya ariko Imana ifite ibyo yaduteguriye. Ubwo byarangiye ngiye mu yandi masomo, ariko nkomeza gukora umwuga w'ikinamico muri ubwo buryo. Usobanura ute rero role yawe muri Museke Weya? Navuga ngo ibyo ukina byabaye kimenywa wose, inkuru yawe na Shema yarakunzwe cyane, abantu barayikunda. Wowe yisobanura ute iriya role yawe n'iriya nkuru yawe na Shema? Inkuru yanjye na Shema rero ni ubuzima busanzwe muri sosiyete nyarwanda. Umugabo n'umugore bakundana ariko urukundo rwabo ruvuye kure cyane. Ibibazo byabaye mu gihugu cyacu, jenoside yakorewe Abatutsi yatumye nyuma y'uko irangira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bongere babane neza mu rukundo, mu bumwe n'ubwumvikane, kugira ngo dushyigikirane duteze igihugu cyacu imbere. Nicyo cyatumye rero Museke Weya ibaho. Ibyo sinabisobanura cyane, byasobanurwa na ba nyiri umushinga, ariko njyewe nka Batamuriza wa Shema muri Museke Weya ikiganiro cyacu cyerekeza ku bumwe n'ubwiyunge. Umwe ni umunyamuhumuro, undi ni umunyabumanzi. Ubunyamumanzi rero n'umunyamuhumuro kugira ngo bahure bumvikane byari bigoye cyane muri icyo gihe, kubera yuko bari bafite ibintu byinshi bibacamo kabiri, bishingiye ku mitungo, bishingiye ku moko, bishingiye ku bindi bintu byinshi bituma abantu batumvikana. Ubwo rero role yanjye ndayishimira cyane kuko iri mu zatumye abanyarwanda benshi bunga ubumwe na bagenzi babo, bakababarirana, bakongera bagasubukura umubano, ubuzima bugakomeza. Urumva rero ko icyo kintu nta kuntu kitashimisha umuntu. Shema rero na Batamuriza rwose ni umuryango wubaka indi miryango mu banyarwanda, abantu benshi bareberaho kugira ngo bubake ubumwe bwabo n'urukundo rwabo. Byabaye mawe abantu ku buryo no hanze bazi ko Shema na Batamuriza banabana no mu buzima busanzwe. Ese ubundi reka nanjye babarize nibyo? Oya, ntabwo ari byo. Shema ari mu buzima bwe, ni umusiribateri, nanjye ndi umusiribateri, buri wese ari mu buzima bwe, ntabwo duhura muri Museke Weya. Nise ubyakira ute wumva abantu babihuza, kuko benshi barabikubaza, banakubona abantu bati Shema ari hehe, bumva ko ari umugabo wawe mu buzima busanzwe? Yego, harimo n'abavuga bati kuki mwese mutihuza, ko mwese muri abasiribateri kuki mutihuza ngo mubane? Ese wa mugabo ntabwo byakunda, nyine nibyo nahereye kare nkubwira, buri wese aba afite inzira Imana yamugeneye, afite ubuzima bwe n'undi ubwe. Shema twahuriye muri Museke Weya, ntabwo ari uko tutarerwa kumvikana, ariko nyine ntabwo bikunda, buri wese ari mu buzima bwe. Birashoboka ko Shema yaba yifitiye umusheri we cyangwa umufiyanse we, njyewe ndi mu buzima bwanjye, ntawe mfite, nirereye, narabyaye, ndera umwana wanjye arakura, ndi jyenyine, numva ari ubwo buzima, nawe ubwo Shema nawe afite ubwe. Ubwo rero kugira ngo duhure ntabwo byakunda. Ntushakisha se? Ushaka kundangira? Uzandangire nzamwemera nta kibazo. Ndakurangira Shema nyine? Oya, Shema ntabwo mushaka, we ndamufite, ndamusanganywe, ntabwo wamundangira ngo bikunde. We ndamufite. Ariko nyine ubwo aho naganishaga iyo abantu bari kubikubwira buri munsi, wowe na Shema bite? Tuzi ko bakumva nyine ari ukuri, nta pressure wumva binagushyizeho? Oya, nta mpamvu yo kugira pressure, kuko burya mu buzima hariho ikintu twita mu gifaransa, sinzi ukuntu bubyite mu kinyarwanda, principe, amahame. Umuntu aba afite amahame agenderaho mu buzima. Rero njyewe niba naravuze ngo ihame ryanjye ni uko
nahuye n'umuntu tukabyarana bidutunguye nkabona ntabyitayeho kumfasha nkafata icyemezo cyo kurera umwana wanjye nkaguma njyenyine ntabwo byantera ipfunwe ryo kumva yuko cyangwa ngo bintere pressure yo kumva ko ntafite umuntu tubana kandi ari ihame jyewe nasetinze mu buzima bwanjye ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo bintere pressure. Ni ihame wumva uzakomeza se cyangwa igihe runaka? Ku bwanjye nabikomeza kuko myaka ngezemo ntabwo ari yo gupfa kwirukanka muri ibyo bintu ariko nanone si imyaka yo kubaho umuntu wenyine kuko Imana yaravuze ngo byaba byiza nyine ufite umugenzi wawe muhuza mu buzima mugafatanya ubuzima kugeza ku ndunduro yabwo ariko bidashobotse ntacyo nabikoraho. Mbonye uwo duhuza tukumvikana ngo byambuza. Uvuze ku mahame n'ubundi usibye iryo andi mahame ugenderaho mu buzima bwawe bwa buri munsi agufasha mu buzima mu mibereho yawe ya buri munsi n'ayahe? Gukoresha ukuri mu buzima bwanjye nkunda ukuri hanyuma irindi hame ngenderaho ni ukutangiza ubuzima bw'abandi buri bishoboka byose nk'igengesera nkagira uwo nangiriza ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko nshobora kwangiza ubuzima bw'undi muntu namubeshye namuhemukiye nshobora kwangiza ubuzima bw'undi muntu namukoreye ikibi gishobora kumwangiriza ubuzima ubwo rero njye nirinda amahame yanjye ya mbere ni ugukoresha ukuri ihame rya kabiri ni ukwirinda kwangiza ubuzima bw'undi muntu uwo ari we wese mu buryo ubwo ari bwo bwose ndigengesera. Kuri wowe urufunguzo rw'intsinzi ni uruhe? Intsinzi yihe? Iyo wageraho iyo ari yose mu buzima. Njyewe ni ugukora cyane. Intsinzi iyo ari yo yose nk'intsinzi yo mu buzima bw'urugo no kwiyubaha mu buzima bwa buri munsi. Iyo wiyubashye n'abandi icyo cyubahiro barakiguha kandi kwiyubaha bituma hari ibyo wanga gukora kugira ngo nyine utiyangiriza ubuzima ukangiza n'ubw'abandi. Urumva muri kwa kuvugisha ukuri no kubaha ubuzima bw'abandi harimo kwiyubaha kubaha n'abandi. Yewe rero urufunguzo rwanjye rw'ubuzima bwanjye kwiyubaha no gukora cyane kugira ngo nyine mbeho nibeshejeho mbe self dependent aho kugira ngo mbeho hari undi umbesheje. Ariko icyo kintu cyo kwibeshaho cyane cyane ku bari n'abategarugori ubona sosiyete ifata gute umukobwa wavuze ati ngewe independent? Imufata nyine nk'igishegabo. Abenshi babafata nk'ibishegabo. Kera byari n'ikizira bakagufata nk'umuntu udashobotse umuntu udashobora kubaha abagabo cyane cyane kuko abagore benshi bafata icyemezo nk'icyo nababa bashoboye kwirwanaho mu buzima bwose ku buryo ntacyo ari busabe umuntu akumva ntacyo ari bujye gusaba uwo mugabo ngo abe yakimukurikiraho bitume amwirukankaho ndagusaba amafaranga yo kwishyura inzu ndagusaba yo guhaha ndagusaba kujya gutya ibyo bintu byose iyo wumva ubyishoboreye wumva nta mpamvu yo guteshwa agaciro n'undi muntu. Ubwo rero uko sosiyete yamufata byaterwa n'uko uwo muntu nawe aba yarabayeho kuko ibyemezo by'ubuzima bwanjye n'igihe gusa bireba nta wundi bigomba kureba uko sosiyete imfata icy'ingenzi nuko niyubaha jyewe niniyandarika nyine urumva ko bitazaba ari byiza niniyandarika bizaba bibi ntange n'urugero rubi na babandi bandeberaho bibabere bibi kuko bazankurikiza ariko ninkora ibyiza nkiyubaha bazanshyigikira bazavuga bati nubwo bimeze kuri ariko aritunze yirwanyeho nta kibazo afite. Ubona ari ihe nama ushobora kugira umwana w'umukobwa kugira ngo aharanire kwigira aharanire kuba independent uyu munsi harabayeho yumva ubuzima bwe hari abutezeho nk'izi nama wabagira? Urakoze cyane. Iki kibazo ni cyiza. Nta mwana w'umukobwa w'ukuri iki gihe nagira inama yo kuvuga ngo urihagije ku buryo byatuma udashaka umugabo. Ikibi ni ukumushaka wumva umutezeho bya bintu umutezeho ko azagutunga no mushake kugira ngo mufatanye inzira y'ubuzima ariko wimushaka umutezeho ko azagutunga ngo aguhahire akubakira inzu agukorere byose wicaye aho ngaho ugaramye. Oya wowe kora icyo ugomba gukora ujye mu kazi umufashe mu bigomba gutunga urugo. Igihe yakuburiye wa munyu cyangwa igihe yakuburiye ikanzu yo kwambara kandi uyikeneye nawe ubashe kuyiha. Mutagira icyo mupfa ngo ni uko yakikwimye kandi wenda atanagifite ushobora gutekereza ko yakikwimye kandi ari uko atagifite.
wowe rero niba ushoboye gukora ukajya gushaka uwo mugabo mukabanaho neza mwuzuzanya mwumvikana. Njyewe sinyanemera ihame ry'uburinganire, ngenemera ubwuzuzanye, kuko nta na rimwe Bibiliya itwereka ko nta na rimwe umugabo azigera aringanira n'umugore. Tuzaringanira mu mirimo, sibyo ujye kuba umufundi nanjye mbe nabo umufundi, ariko nitugera mu rugo uzaba umugabo mbe umugore, uzaba umutware w'urugo nanjye mbe umubyeyi w'abana cyangwa se umubyeyi wo muri urwo rugo. Tuzubahana muri ubwo buryo. Ugomba kumbera umutware akubera umugore. Ntabwo rero tuzigera turinganira mu rugo, tuzaringanira mu mirimo. Ubwo rero umwana w'umukobwa kuri ubu ngubu namubwira nti kora witeze imbere, wa mugabo nawe naza kugushaka azaza afite icyo gushakaho agukurikiyeho, asange wifashije, bizatuma nawe nabikubahira mu rugo ku buryo atazagusuzugura. Hanyuma mwuzuzanye, bityo mukore umuryango mwiza, umuryango mwiza ubyara igihugu cyiza gifite iterambere, kubera ko byaturitse mu muryango witeje imbere kubera kumvikana no kuzuzanya. Ibibazo bitatu bya nyuma bisoza by'amatsiko, ni irihe somo rikomeye ubuzima bwakwigishije? Kwihangana. N'ubu ngubu ubuzima umuntu aba abayemo no kwihangana. Ntabwo byoroshye kubaho wenyine, ntabwo byoroshye. Donc abo bana b'abakobwa nubwo tuvuga ngo umuntu aba yarafashe icyemezo cyo kudashaka, ntibibwire ko byoroshye, ngo bibwire ko uzavuga ngo nzagenda ubyare. Icyambere cyo kubyara umve ko ushobora guhuriramo n'izindi ngaruka nyinshi zikomeye. Icyambere cyo na mbere y'Imana, imbere y'ibyo ngibyo, mbere y'Imana wumve ko nujya kubyara gutyo muri ubwo buryo uzaba usambanye, uzaba wakoze icyaha, kandi ushobora kumubyara ugakuramo n'izindi ngaruka nyinshi. Ushobora kumubyara ukananirwa kumurera, nawe ukaba umuteye igikomere, ukaba umuteye ibindi bibazo. Wijya kubyara ubihubukiye, banza ubitekerezeho neza, kandi wumve ko nuko wamubyara ukazabaho wenyine bitazakorohera. Ntabwo biba byoroshye kubaho wenyine. Ikigoye kirimo ni iki? Umubiri ni mubi. Umubiri twarawuremanywe, umubiri ni mubi cyane. Gera kubwira nkunda kuvugisha ukuri. Umubiri uragoye ku muntu udafite umugabo utazi kuwukontorora. Niba ushoboye kwikontorora, kwigenzura, ukamenya kwifata, ukamenya ngo igihe umubiri ukugoye nturi bujye kujarajara cyangwa urajya ku muhanda gutega cyangwa ubigenze gutya, wiyubaye, byinshi uzabigeraho. Wowe kuvuga gutya kwihangana, yego. Niyo mpamvu ari isomo rikomeye. Nayo mpamvu nanjye mbwongejeje iyo myaka, mfite umwana w'imyaka 21, nta worongera kumva ko hari aho nandagaye. Ntabwo nigeze niyandarika. Narabyaye ariko sinigeze niyandarika. Ubwo rero niba utazi gufata umubiri wawe ngo uwugenzure, uwutegeka kugira ngo abe ari ugutegeka, ubifate icyo cyemezo uko ntuzabishobora. Ikindi kibazo, umurongo wo muri Bibiliya ugufasha kurusha indi nuwe? Naba nkubeshye ngo ni umurongo wanditse aha muri Bibiliya runaka, ariko Bibiliya ndayisoma cyane ariko nta murongo mfite mu mutwe ngo uravuga na. Gusa nkunda ahantu havuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye, ntacyo nzabura. Umwami niwe buhungiro bwanjye, ntacyo nzabura. Umwami rero niwe Uwiteka, niwe Mana yacu. Niba niringiye ko ntacyo nzabura ko ndi kumwe n'Imana, iyo principe nayo, iyo za principe zanjye, uwo murongo uzamfasha gukurikiza za principe zanjye. Niba ntacyo nzabura, icyo nari ntegereje kuri wa mugabo ushobora kuzanzaniye ibindi bibazo cyangwa tutari bwumvikane tugahora turwana, nkabwira umwami wanjye azamfasha kubikemura. Urwibutso rukomeye ufite rwo mu buto bwawe ni uruhe? Ubuto nko mu gihe kingana iki? Ubuto ukiri umukobwa w'umwangavu aho ngaho. Iyo ugeze aho ngaho umuntu yibuka utuntu twica aba yaragiye acamo, udutego twica agenda asimbuka. Urwibutso ni urw'umuntu twakundanye ariko birangira tudashoboye gukomezanya kubera nyine impamvu z'ubuzima zitandukanye, ariko atari igihe biturutse. Nawe siwe byari biturutseho. Twarakundanye ariko ntitwashobora kubana, kandi twese wumve ko tugira abaseribateri. Niwe mwabyaranye se? Oya.
uwo n'undi ntabwo ari we twabyaranye. Yego. Menya mu rukundo warahuriyemo n'ibikomere. Yego, ahuriyemo n'ibikomere nibyo byatumye bigera aho ndavuga nti okay kandi shyira aho ngaho ne kugira uwo nkomeretsa nanjye ye kugira wongera kunkomeretsa. Mfata icyemezo. Ibikomeretsa biganiraho ubutaha. Urakoze. Ntabwo napfa kubikuganirizaho. Ntabwo nawe kuko ibyo byaba bitumye igiye gushyira ubuzima bw'undi muntu hanze kandi si byiza. Urakoze cyane. Wakoze nawe.